Christina V ivugire Jewe twavuye kuri stage kumva waritagura ibiririmbo 10 nyagora kumva nawe igira mu kimbo cyane uri kumva nari naniriwe ngewe ndabwa ati ngiye mugere muvuge ko narwaye ivugire ati mugere muvuge ko narwaye mumvugire ko narwaye abantu bose abari ni Christina worohewe umbaye make kunyandikira meze neza ndi mutaraga umusore ibyo cyuma ndi icyuma ndi mutaraga si no kurwara wa kandi indwara mfite mu mubiri wanjye baho mu Yes, amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe bakunzi ba NBizum. Inkuru zacu kuri kwawe mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi bigenda bitambuka ku makuru y'ibyamamare abakomeje kugenda trending kuri zimbuga nkoranyambaga dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero navuga nka Instagram, TikTok, YouTube, unkurikira kano kanya, Facebook, X ndetse n'izindi ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye ugasanga nabyo byazigarutseho. Muri aka kanya rero nkuko mubyumvise aho ngaho ku mashusho yanyu tubanjemo, mwumvise Vestine avuga ku by'uburwayi bumaze iminsi bumuvugwaho muri iyi minsi nyuma y'uko bakora igitaramo i Vancouver ara mu gihugu cya Canada, bitegura gukora ikindi ku munsi wa gatandatu hari ya Regina mu mujyi wa Regina. N'uburwayi bwe bwagarutseho bwari bwateje urujijo ndetse bwateye ubwoba abakunzi be bamukurikirana bavuga bati ese ibitaramo bya Yebo concert arabikora ute? Dorcas araza kubikora wenyine? Ese barabyitwara mute na timu yose bari kumwe na Irene? Vestine rero murabizi ko hari habanje video ya Irene ubwo bari bamaze gutarama mu gitaramo cya Yebo concert. Murabizi ko bagiye no mu cyitwa evening worship time, ahandi baramya Imana mu mugoroba bari kumwe na Vancouver team. Team yi Vancouver iramya Imana ndetse no guhimbaza, ndetse mwagiye munabona utu video twa Dorcas twagiye tubaha n'izo nkuru, ama video barimo kubyina igisimba. Abantu benshi bibajije rero impamvu Dorcas mu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza w'umugoroba yaje ari wenyine, mugenzi we Vestine adahari. Irene usanzwe nyine abareberera inyungu yahise avuga ko Vestine yagize intege nke, bamujyanye ku bitaro kumusuzumisha kubw'intege nke yagize, gusa bidakomeye cyane. Ndagira ngo izo video nazo mwarazibonye, nizo abantu rero bagarutseho, bamwe batangira kumusengera baramupostinga bati Vestine ugaruke vuba, abandi bati rwose ntutume Dorcas bikomeza kumugora cyangwa se ngakomeze kubonyine tukomeze kumubona wenyine kuri stage wowe udahari. Nibyo rero Vestine yagarutseho ubwo bari bageze mu mujyi wa Regina, nibwo Irene yabakoranye exclusive interview amubaza ati Vestine nyine sobanura impamvu byo burwayi bwawe nyine abantu baguhangayikiye wababwira iki? Nibyo rero Vestine yasubizaga avuga ko atigeze arwara, ahubwo we yagize nyine yakoze indirimbo 10 arananirwa. Ariko ibyo Irene yavuze je nabonye naho bitandukaniye, kuko nyine yataza kunanirwa yari kuza gukora igitaramo we na Dorcas bakakora na kira gisirimba nabonye kiryoshye kuriya. Nyine nawe bwe yabyivugiye ati waritagura ibiririmbo 10 ukumva urakomeye koko. Nyine ubwo urukumva nyine yaje kugira intege nke zo kunanirwa. Niko Irene yatangaje, nuko nyine abantu bahise batangira kubifata seriye cyane ko yarwaye cyane. Vestine ariko avuga ko yababwiye ngo bajye kuvuga ko yarwaye uko yumvaga nyine ashaka kwiruhukira. Ibyo rero byari byateye abantu twese urujijo, gute yarwarira hara muri Canada, twese turamuhangayikira, abamupostinga turamupostinga, abatera comment barazitera, aje byishiriraho umucyo. Gusa Imana ishimwe nyine yuko ibyo burwayi butabaye, Imana ikimurinze, twizere ko igitaramo cyo muri Regina ari buze kugikubita neza. Gusa ntiyongere gusiga Dorcas ngo yongere tubwire ko yananiwe, yihangane rwose ntiyongere gusiga Dorcas. Hari n'abavugaga bati impamvu Vestine yananiwe nuko ngafite akabebe mu nda, ariko ibyo nta birenze kuko arabyemerewe, kuko mu rusengero yabarabisinye ndetse n'iwabo baramutanga no mu mategeko ibyo arabyemerewe kuko afite ubimukorera. Gusa
nyuma y'uru rugendo rw'intsinzi muri Canada aho baheruka gutaramira i Vancouver mu gitaramo cyaranzwe n'amarangamutima n'umunezero w'abakunzi babo, andi makuru mbafitiye nuko aba bahanzikazi bari no kwitegura gukomereza ibitaramo byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kabisa bagomba kumanza bategura ibi bakora ibitaramo bya Yebo Concert bakazongera gukomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irene we yavuze ko ibi bitaramo nyine bizarangwa n'ubutumwa bw'ihumure, ibyiringiro n'urukundo rw'Imana, kandi bigamije no gufasha abakunzi babo batuye hanze y'u Rwanda kubona uburyo bwo kubasanga hafi. Ati Irene yagize ati Canada nini cyane, turi gutekereza ko twakora ibitaramo byo kuyizenguruka tukabona no kujya mu bindi bihugu nka Amerika. Mbese turifuza ko duhera ahantu abantu nyine bajya bibagoye kugira ngo baze mu bitaramo, kuko nk'iyo ukoreye igitaramo muri Ottawa umuntu w'i Vancouver ntabwo abasha kuhagera, aba ugiye kure cyane. Ntabwo rero hari abantu benshi, ariko nabo baba bakeneye ibitaramo n'Imana ikomeje kutwiyereka. Gusa mbere yuko bakomereza ibyo bitaramo muri Amerika, katubabwire amatariki y'ibitaramo basigaje. Nyuma y'icyo bakoze ku tariki ya mbere wa gatandatu utaha, bagomba ku tariki nyine ya mbere z'ukwa 11 bagomba gutaramira mu mujyi wa Regina muri Canada. Hanyuma ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 bakataramira i Winnipeg. Hanyuma ku itariki ya 15 basoreze mu mujyi wa Edmonton. Niho bagomba gusoreza ibi bitaramo byabo. Kubijyanye rero n'ibitaramo bateganya muri Amerika, ngo bazakorana n'amatorero atandukanye ndetse n'abahanzi bo muri diaspora kugira ngo bigere ku bantu benshi bose babyumve, dore ko muri Leta Zunze Ubumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu nyine bifite umubare munini w'Abanyarwanda n'Abanyafrika bakunda injyana ya gospel. Ari nayo mpamvu ibitaramo bizaba bifite umwihariko wo kwegeranya abantu mu buryo bw'umwuka n'umuco. Rero ibitaramo byabo muri Canada byabaye ikimenyetso gikomeye cy'uko ubutumwa bwabo burenga imipaka, kuko byitabiriwe n'abantu baturutse mu mijyi itandukanye barimo Ottawa, Toronto na Vancouver. Bivuze ko barakomeza kugenda baduha ibyishimo ndetse baduha show. Hanyuma rero uwitwa Vestine ibye bwe yabibasobanuriye, yabivuze aho ngaho kuri screen zanyu mwabibonye. Gusa tumusabe ntiyongere kututera urujijo, ahubwo akomeza ashyiremo akabaraga na Dorcas bakore ibintu bigende neza, kandi nizeye ko ari nabyo namwe mwizera. Yebo Concert irasiga amateka akomeye cyane hariya mu gihugu cya Canada, by'umwihariko muri Ramigi. Tubaze duhereye aho batangiriye hariya muri Vancouver, tugakurikizaho hariya muri Regina bagiye gukurikizaho, tukazategereza Winnipeg n'abazakurikizaho naho, hanyuma bagakomereza Edmonton, ari naho bazasoreza ibi bitaramo byabo. Bazahatambukana umucyo kandi ibintu bizagenda neza nkuko abantu babakurikiye babyifuza, ndetse n'abazitabira ibyo bitaramo byabo byo muri Canada. Abantu muhari mutwumvirayo, turabizwimo mudukurikirana, mujyeyo kabisa, mugure itike mujyeyo mwitabire ibi bitaramo, kuko ni ibitaramo byiza, ni ibitaramo byiza cyane. Ukurikije uko aba bahanzikazi bombi bahagaze ku rwego rw'imiririmbire, bazatanga ibyishimo bisendereye cyane, kandi abantu bazitabira biriya bitaramo muzaryoherwa cyane, muzaryoherwa. Mwebwe icyo musabwa ni ukugura tike mukajyayo, mva kabisa bizakunda. Rero reka tubararike no gukomeza kudukurikira, kuko turi buze kubakomeza
tubazanira amakuru meza cyane kandi atomoye. Wibuke gukanda iyo buto ya like kundi video kugira ngo igere no kuri bagenzi bawe nabo bamenye amakuru, hanyuma utange igitekerezo cyawe muri comment. Wibuke subscribe, ufungure iyo notification bell cyangwa se kunzogera kugira ngo ujye ugezwaho inkuru zacu utarenze wajya gushakisha muri browser ngo NB Izum, ahubwo inkuru zose dushyizeho zijye zihita zikwizanira zikwisangire aho uri. Anje nitwa Sana, dukomeze tubane, mudukurikire mudukunze, natwe turabakunda. Ciao ciao, hasta la vista.